Ku isi hari ibinyabuzima byinshi, harimo inyamaswa ndetse n'ibimera. Njye nitwa Nziza Senior Kevin, Toxic Mr 80 Imani. Uno munsi nashatse ko tuganira kuri iyi ngingo ikurikira: ese ibiremwa ni iki? Abanyasayanse cyangwa se abashakashatsi cyangwa se abanyabwenge dufite cyane kuri ino si, abenshi abanyasayanse bo bemera ko Imana itabaho, bo bizera ko isi yahozeho, umuntu yaturutse ku gitera akagenda yagura ubwenge gake gake akagera ku byo agezeho. Bizera ko umuntu ajya kuvumbura icyuma yahereye ku ibuye, ngo yaratembereye afata ibuye, abonye ibuye abona rirakata, yikata mu kiganza abona bicamo, batangira kubaga inyama bakazirya zimeze neza zibaze. Ajya kuvumbura umuriro bwa kabiri, yabonye igiti kiri gushya, agira amatsiko yo kureba, aragenda yitwika mu ntoki, yumva ibintu birahumura neza cyane, agira amatsiko yo kotsaho inyama, yokeje inyama yumva iraryoshye cyane. Ibyo ngibyo niko abashakashatsi babyemera. Gusa bemera Imana, bizera ko Imana iriho, bo bizera ko Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ibaho, Imana ikaba yaremye abantu, ibimera ndetse n'ibindi binyabuzima byinshi cyane Imana yagiye irema. Imana yaremye ibinyabuzima ibi n'ibi, ibyo twita mammals, ibinyamabere, irema icyo bita amphibians, aribyo twasangamo ibikeri ndetse n'ibindi byinshi. Ntabwo nkubeshya, ibyo nkubwiye nanjye niko mbizi. Gusa icyo nashatse ko tumenya, tugomba kwiga dutse ibiremwa ni iki cyangwa se ibinyabuzima. Igiti ubwacyo ni ikinyabuzima. Umuntu wangije igiti naho aba ataniye n'uwishe umuntu. Igiti nacyo ni ikiremwa nkawe. Igiti kirarya, kikanywa amazi, kikota izuba. Niyo mpamvu uzasanga igiti kidafite temperatire iringaniye cyangwa se ubukonje buringaniye, uzasanga cyumye, cyishwe n'ubushyuhe. Nk'uko nawe utazajya ku izuba ngo urimareho umwanya munini cyangwa se ujye mu bukonje umareho umwanya munini. Icyo nicyo bita ikinyabuzima, ikiremwa. Ese ikiremwa ni iki? Imana yaremye ibiremwa byinshi, irema inyamaswa, irema intare, inzovu, impyisi ndetse n'ibindi byinshi cyane, irema n'umuntu. Gusa irema umuntu mu ishusho yayo. Irema umuntu mu ishusho yayo mu bwenge bwinshi cyane, ngo azakontorore n'ibindi binyabuzima byinshi cyane biri ku isi, like inyamaswa z'agasozi ndetse n'amatungo. N'ubu ni inyamaswa gusa, hari umuntu ushobora kwita inyamaswa akakubwira nabi cyangwa se akagukubita mukarwana. Ntiwibaze impamvu z'ibi ngibi, ko bifite impamvu. Ntihazagire umuntu kwita inyamaswa ngo urakare, ntihazagire umuntu uza kwita inyamaswa ngo wumve kagututse. Oya, umuntu ni inyamaswa, gusa banamuhaye ubushobozi bwo kugira ubwenge. Ese no kubera iki umuntu, abanyasayansi bo bizera ko impamvu umuntu afite ubwenge atabuhoranye cyangwa se Imana itabumuremanye, ahubwo bizera ko bitewe n'uko umuntu agenda yiyongera ibitekerezo byinshi, akarya ibiryo bitetse neza, inyama zitetse neza, aribyo bituma arusha ibindi biremwa byose ubwenge. Akaba ari mpamvu intare itagira ubwenge bwo guteka inyama, nta bwenge ifite bwo guteka inyama. Niyo mpamvu ubwenge bwazo cyangwa se ubw'inkoko buhora ku kigero cyo hasi cyane, usanga nta bwonko bunini zifite. Ariko umuntu impamvu gafite ubwenge bwinshi ni uko arya ibintu bitetse kandi bitananiza imitsi. Ariko impamvu intare inanirwa mu mutwe ni uko irya ibintu bidahiye cyane nk'inyama. Ubutaha tuzaganira ku bintu byinshi byerekeranye n'inyamaswa ndetse n'ibimera. Jye ni Nziza Senior Kevin aka Toxic Mr 80 Imani. Kora subscribe, like, share and comment, ukore no kunzogera kugira ngo uzajye ubasha gukurikirana ibyegeranyo byacu. Ndabashimiye cyane.